mbwiza ukuri. Ubu nta nubwo ushobora no kunyuma nk'umugabo, nta nubwo ushobora kunyuma nk'umugabo, mbwiza ukuri. Ntabwo ushobora kunyuma nk'umugabo n'ukuntu ngukunda koko, mbwiza ukuri. Mbwiza ukuri koko. Umva, cangavu, mu cyumba. Singenda. Ndavuze ngo mu cyumba. Singenda. Ndavuze ngo mu cyumba. Singenda. Ndavuze ngo mu cyumba. Mu cyumba. Mu cyumba. Singenda. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play Hello guys, welcome and welcome back to our YouTube channel. Turi Presso Family nkuko mubizi. So uyu munsi rero banje kubasuhuza, nizere ko mwari mwaka neza, abantu mugeze kure muryoherwa n'umwaka mushyashya wa 2026. So ndabakunda cyane, akomeje gukora support, abakomeje kudusapotinga mu buryo bwose, ndabashimiye cyane. So uyu munsi rero bazaniye video nshyashya, ni prank ku bantu bakomeza bambwira yuko bakunda prank mba nakoreye umugabo wanjye. Uyu munsi hariyo mbazaniye, so imeze gutya. Murabona ko ndi njyenyine, kanya ambwiye ko aje, so abana mikoro ngiyi ngiye kuyihisha ku buryo utari buyibone. So agiye kuza ajya mvugisha, musubize nabi, narakaye, nari umujinya mwinshi. So rero guys, thank you kuba mukurikiye ino video yose. Ibintu byose bimaze gusetinga, so kumva ahageze muze mumfashe tumutesha umutwe, tumurakarire nta kintu yakoze. So ndaje ntucikwe n'iyi video. Hello. Obviamente, algunos ves, vamos a ver. Utashima. Ngo yego. Uzi ko mvuga ntushima, meze bite? Ngo yego. Nubwo uzanitsoza. Ni gute? Ni gute? Ni gute cyane. Kuri kubibona? Kuri kubibona? Gute se nyine ndi kubibona. Ntabwo kubona nyine niko twiriwe. Uku nguku mbona. Basi kuvugana wabaye. Ntacyo. Bikomeza umbaza amagambo menshi. Ngo? Nakomeza umvugisha amagambo menshi. Cyangwa arwaye. Mukunzi. Wabaye. Aya. Ese kumvugisha ibintu byinshi. Wimbaza ibintu byinshi. Komeza wivugisha, ujye wisubiza. Yewe ndumva none. Ese ni ikihe kibazo wagize? Ese uri kubona ari ikihe kibazo? Umujinya ufite umushiya wagira ngo. Ndabarira. Wawe kwivugana nande? Komeza wisubize. Wagira ngo ntabwo uzi ibyo wakoze. Nakoze se? Nta kintu nakoze. Nta kintu wakoze? Nakoze se? Muzi kwigira berewa. Namuranye nta kintu nakoze pe. Wamayetse ku mazi.
uyobewe aho aba se? ujya utanzanira amazi ntabwo uri ikimuga. aha basha kumirwa none Uzumirwa. ngombwa iki wari wumirwa se? beza ntabwo tuyabona Mhm. cyane rero yanzanye ubundi ndarinda njya kuzana amazi No time. ngo nta mwanya mfite. ese ubundi ibyo wakoze aho ntabyo gusa none cyangwa sinzi niba nuko ntabwo twakoze ubundi se watse ko ubu uri kuvugana nande nanga iyo utangiye kuzana ibintu byo kwirakaza by'amafuti ubwo uri kurakazwa n'iki urinda gukoza ninda gukoza wajya ushyira mu bwenge umuntu arimo araza amazi kugira ngo mwakire waretse kumvugisha amagambo ariko mu kanya n'inkwihorero urajya wivugisha wenyine wisubize. cyangwa kugira ngo maze nkubone gutya uri kwigira ese ko ari wowe ahubwo urimo urigira nkaho ntabyo uzi ibyo wakoze. nakoze se icyo bivuga nyine baba nyine bivuge bivuge birasa ngo ndabiyobewe ibyo uri gukora ndabiyobewe. ntabwo ndi ikigoryi di bivuga nyine njye ntabwo ubwo burezi bwabuzana nsakuriza ngo samba bari kwa Mpamahoro usanze nimereye neza none nsubireyo wasubiyeyo nsubireyo ntabwo uri kumva utanshaka isi yagusize ngo igikombe uri kumbangamira usakuza. ndi kugusakuriza yego wagiye se kuryama wagiye mu cyumba ra ahubwo wowe jyayo jya mu cyumba ntaho njya jya mu cyumba kora iki kandi umuntu yaguha urushyi we cyudo nguru hano hakubite ngo hakubite ngaha jya mu cyumba nyine iruhande ahubwo wowe nshinguka hejuru ngo n'uruda wagira ngo ikida wagira ngo ni ikibindi kiguteretseho ngo wajye gushaka abo mu nganya usigaye unahanuka noneho usigaye unahanuka genda suho ese we ndakugira ngo nkubwire nawe cyangwa mvugane nawe nabi niyo nduri kurata imbere nta kindi ngo ngiye kukwihorera noneho wajya wivugiye uvuga wisubize wankubise n'uruda rubi kanigende ndaza kuzikongera ko uwo mujinya satani yaguteye uyu munsi uze waniyogoshesheje satani we nakubonye satani gutsiwe agateye niba ari ibyo wariye nariye se hari ibyo wanguriye cyane iyo nda hirya iriya iyo uvuye sawa nyine ukenera niba ukenera ureke kuza guys please ararakaye ndifashe ndirakaza guys kandi hari abantu bateye gutya babyuka nabi barakaye ntabwo ariko nteye murabizi bikuru ntabwo njya ndakara jewe kareka sohoka njye kumureba mugarure ashobora kuba yigendeye hanze nkasanga yicaye yivumbuye kubera ko namurakariye nta kosa afite aje mutura umujinya so guys kora subscribe n'ibindi byose support yawe irakenewe kandi ukomeze kuryoherwa n'umwaka twatangiye